Ibanga rikomeye ku muntu ukunda kugira ubushake bwinshi bwo gutera akabariro. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe, hagaragajwe neza ko umuntu ukunda imibonano mpuzabitsina cyane aba afite amahirwe yo gukira ku buryo bworoshye kandi bunihuse. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze abantu bakunda imibonano mpuzabitsina cyane, mbese ba bandi bahora barehare agatima, baba banagira imbaraga cyane zo gukora akazi mu buzima busanzwe. Mu gitabo Think and Grow Rich cyanditswe n'umugabo witwa Napoleon Hill, agaragaza ko uko umuntu w'umugabo cyangwa umugore abasha kureshya abo badahuje igitsina bikamutwara imbaraga kugera bakoranye imibonano mpuzabitsina, ari nako bimubera iyo arimo kureshya umukiriya. Umugore cyangwa umugabo imbaraga akoresha ashaka igitsina, iyo anazikoresheje mu kazi ubukungu bwe buzamuka umunsi ku wundi. Ibi bikaba biba biri mu maraso. Abantu usanga badaha agaciro imibonano mpuzabitsina, akenshi usanga ari n'abanebwe mu buzima busanzwe. Aha atanga urugero avuga ko ikimasa gikonnye kitagira amashagaga, kiragenda kikabyibuha ariko imbaraga zacyo zikaba nke cyane. Akomeza anatanga inama ko mu buzima bwawe niba ugira irari cyane ry'igitsina, ko uba unafite amahirwe cyane yo gutera imbere ukigwizaho imitungo. Gukunda igitsina ntabwo ari ukwirirwa usambana cyangwa kwirirwa ubiririmba, biba biri mu maraso. Kimwe n'uko ushobora kuba utanabigaragaza ariko bikiri mu maraso, ugatinya kubikora bitewe n'imyemerere yawe cyangwa umuco. Think and Grow Rich ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'1937, gisubirwamo mu mwaka wa 2004 kubera gukundwa no kugurwa cyane. Uyu mugabo avugamo uburyo umuntu ashobora gukira abihereye ku bitekerezo bizima n'ubushake bwe bwite. Gukoresha neza izi mbaraga z'igitsina si ikintu kigoye na busa, ni ugufata imbaraga ushyira mu kurarikira abo mudahuje igitsina ukazikoresha mu bintu byubaka. Iyi nkuru muyigejejweho na Bangambiki Habyarimana.